Mwaramutse neza, mumeze neza. Kanizere ko mumeze neza. Ku bantu bambonye bwa mbere yitwa Clarissa Mugeni. YouTube channel yanjye yitwa Mugeni Clarisse. Ku bantu bashaka kunshyigikira, gukora subscribe, kuma comment, kunsharinga ibitekerezo bindi. Hari abantu badakunda kuvuga on public, mu gihe twe twabihisemo ushaka kumbwira ikintu wumva ushaka ko nzavugaho ubutaha. Kuri inshuro rero reka mbabwire, abenshi mumenyereye nseka, nanari no kuvuga ku bintu bya entertainment, ako kuri inshuro ndababaye. Iyi video nyikoze mu gitondo cyane mbere ko njya ku kazi. Ndababaye ku buryo utabyumva. Ntago njya niyumvisha ikintu Satani yashyize mu ngo z'abantu, reka bashakanye. Sinjya niyumvisha urwango Satani yashyize hagati y'umugore n'umugabo, ahantu yarukuye. Sinzi uko yabitekerejeho, sinzi uko yabishatse, like sinzi vraiment. Mu minsi yashize twumvishe inkuru y'abadiaspora, umunyarwandakazi, mama n'abanyarwanda bose baba mu France. Umugabo yica umugore bafite abana babiri batoya, aramwica, arangije ajya kwirega kuri polisi. In fact bamenye ko niba kwishara agenda afungwe, arya ibiryo bya leta ku buntu, aryame atavunitse, ntagire icyo akora, ubuzima bwe bwose nyine abe free, kuko burya no kuba hanze uhangayika nacyo n'ikindi kibazo. Rero la majorité y'abantu twashakanye nabo, ameni ku bagabo no ku bagore, nta ruhande hano ndi buvuge cyane, uretse ko ndi bwibande ku bagore cyane, kuko nibo banyantege nkeya kandi nibo abantu batajya babwivinga up mu rushako akenshi. Kugira ngo ubone umugore wafashe umwanzuro agasohoka mu rugo, my friend, ntago biba byoroshye, byamusabye imbaraga nyinshi cyane zo kubitekerezaho. Mbese ni ibisazi, reka bari kumvuga mu mvugo y'iki gihe. Uyu munsi nimugoroba nanone impamvu mbabaye, uyu munsi nimugoroba numvishe indi nkuru y'umugabo wishe umugore we mu Bubiligi. Gira ngo niyo mpamvu muri kumva ndi kuvugira hasi cyangwa mvugira hejuru. Ariko reka nsabe imbabazi, cyangwa se mbasabe ikintu kimwe abantu mwashakanye. Mwarabyaye, sibyo? Mwabyaye abana bazakura bakaba abantu, bakaba ababyeyi, bakarera, bakavamo abagabo beza, bakavamo abasore beza. Ndakeka muri iyi si nta mubyeyi n'uyu n'umwe ujya wifuza kubona umwana we yabaye ikirara. Ngo nimvuga ikirara urumva ibandi, umujura se, indaya itega ku muhanda se. Nyine yabonye umwana we abayeho mu buzima bwo guhigwa na polisi, cyangwa se ubuzima sosiyete ibaho yanga umwana yabyaye. Nta mubyeyi ubikunda. Ariko reka mbasabe, niba warashakanye n'umugabo cyangwa n'umugore, uwo mugore wawe ufite n'uwo mugabo wawe ufite, ntabwo ari abantu bose Imana yaremeye kubana n'abagabo n'abagore. Hari abantu benshi tuzi bapfuye badashatse, hari abantu benshi tuzi batandukanye n'abagore cyangwa n'abagabo kandi bagakomeza bakabaho, bakanabaho neza, aho kugira ngo wumve ko wica uwo mugore cyangwa uwo mugabo mwashakanye ngo nibyo biguha amahoro.
biraguha amahoro, ariko my dear, karma is a bad bitch. Karma is real. Ibyo wakigira byose karma izagusa. Waba warafunzwe uvuga ngo uri kurya ibiryo bya leta for free, waba wararekuwe, waba waramwishe ntibabimenye, kuko nabyo birashoboka. Burya abo dufata nibo bakeya kuruta ababica rwose ntitubimenye, tukagira ngo umuntu yapfuye urupfu rusanzwe kandi umuntu yamwishe. Ariko ndakwibutsa ko karma ni mbi cyane. Mu busaza bwawe, mu bukecuru bwawe, uzabona ingaruka. Hari n'igihe bitagera iyo hose, ingaruka zikakuzaho before. Rekeraho kuvutsa umuntu ubuzima. Niba udashaka uwo muntu mwashakanye, mubanye ku gahato, wumva utamukunze, wumva utamukeneye, bagabo mureke kwica abagore banyu, bagore mureke kwica abagabo banyu. Nta nyungu zirimo. Inama nabagira, niba ubona bidashoboka, mutandukane. Divorce iragora kuyibona, kuyishaka, gushaka umwavoka, isaba n'amafaranga pe, kandi sometimes hari igihe udafite ubushobozi bwo kubijyamo. Ariko it's better ko utandukana nawe. Nabura abana bakajya bajya kumusura hariya, mu gihe wowe ubuzima bwagushaririye udafite ibyo uha abana, bakavuga ati ka tujye kwa mama, cyangwa se ukabohereza no kwa nyina bakajya kuryayo, cyangwa ukabohereza kwa se, niba nawe agifitemo ako gatima ko hari igihe abantu batandukana completely, umuntu akakwanga burundu, akakuzinuka, akanga ibyawe n'abawe. Ariko aho kugira ngo umwice nubwo yaba yarabanze muri ubwo buryo, it's better ko umureka akabaho, kuko there is a time izaza uwo muntu agakenera umuryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abana banyu murekeraho kubashyiramo ibikomere, mugarukiraho, kuko n'ubundi niba mbanye nawe nta rukundo ngufitiye, nawe ntabwo mfitiye, n'ubundi nta mpamvu yo kubana. Umugore n'umugabo babana kuko bakundana, ndabisubiramo. Ntabwo inshingano arizo zituma ubana n'umuntu. Ubana n'umuntu kuko umukunda, kuko umuntu aguha amahoro, kuko umuha amahoro. Ubana n'umugabo cyangwa umugore kuko ari ahantu uri bugere ukaruhukira. Iyo rero nta kuruhuka guhari, muhe agahenge abo bana mwabyaye, mwibahindura ibicibwa muri sosiyete. Iyo wishe umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umwana agakura bizwi ko papa we yishe mama we cyangwa mama we yishe papa we. Muranyumva? Icyo gikomere uwo mwana aragikurana, kiramukurikirana, sinzi niba mujya mubona abantu bakoze jenoside, guilty imiryango yabo igira muri sosiyete. Iyo wishe umuntu, icyo cyasha urakigendana, uwawe arakigendana, uwo wabyaye, uwakubyaye, bose icyo ni cyasha bagendana. Nongere mbisubiremo, niba ubona bidashoboka kubana n'uwo muntu, nshuti yanjye murekure, muha amahoro, muha amahirwe yo guhura n'undi muntu uzamukunda, muha amahirwe yo guhura n'undi muntu uzamwumva. Ntabwo ari itegeko ko abantu mukundana. Niba waramushatse, ushobora kumushaka waribeshye, ushobora kumushaka hari ibintu wamutekerezagaho ntibikunde, cyangwa ugasanga sibyo. Muha amahoro, si igihe cyo kumuvutsa ubuzima. Niba mwarashakanye ugakorera ibintu, ukavunika, ukubaka inzu yawe, mugafatanya mu kubaka ubuzima, ukabona araguhindutse, aho kugira ngo mwicane, mutere abana ibikomere, mutere icyasha imiryango, mutandukane. Nubwo yaba ntacyo aguha, ntacyo uri bumukureho kandi ubizi ko wabivunikiye, nshuti yanjye, genda hanze, Imana izakuburesinga. Imana ijya buresinga abantu badafite icyaha mu rushako. Imana ijya buresinga abantu badafite ikibi bakoze mu rushako. Murakoze.